hari ikintu umwuka w'Imana yongeye kunganiriza. Mu bihe byatambutse nigize nkibabwiraho Imana yakinshishijemo, icyo gihe yari yansanze mu ijoro saa 9 amajije gusenga, nibwo Uwiteka yansanze arambwira ngo nkibabwire. Ariko no muri uyu mwanya numvise umwuka ambwira ngo nongere mbibutse abantu mukoresha abakozi bo mu ngo n'abandi mukoresha abakozi bo muri bizinesi zanyu. Bene data nshuti z'umusaraba, ndagira ngo ngutangarize yuko benshi muzakerezwa n'abakozi mukoresha, kuko benshi muri mwebwe hari abo abakozi bazabera bariyeri umunsi mwageze imbere y'Imana. Umukozi ukoresha mu rugo rwawe ashobora kuba yaraje azanwe n'Imana kugira ngo muhindure, ahinduke abe umunyago wawe, Imana izakwibukiraho. Ariko ikibabaje Imana nuko benshi murabangaja bakaza mu ngo zanyu mukabakoresha. Ariko bene da, reka mbabazi, niba ufashe ibihe byo gusenga umukozi wawe akakubwira ati reka tujyane, cyangwa se mu gihe runaka akakubwira ati najyaga nsenga aho narindi none mwampaga hushya nkajya gusenga, iyo umuzitiye uba wumva umugiriye neza, uba wumva Imana itazabikubaza. Gufata umunsi umwe mu cyumweru ukamurekura akajya gusenga, urumva wabangamira imikorere yawe nawe mu rugo rwawe cyangwa muri bizinesi yawe. Imana yambwiye ngo Imana ushaka ni Imana y'ababosi, ni Imana y'abazamu, ni Imana y'abakozi bo mu rugo. Ntabwo Imana ari Imana yawe wenyine, ni Imana ya twese. Suka imbaraga nyinshi Imana kubavuga butumwa, bakwamamaze bakomeye batajegajega, kuko dore benshi baraguye kubw'imbaraga nke, nubwo shitani irushaho kubagusha runono. Si neza ko ufite imbaraga nyinshi ziretse kuze, nyemerera mubyeyi uzibasukeho, basenye kandi bakongore indiri ze zose, uko Eliya yasenye. Bene data nshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Imana nabishimire, ni wa mugaragu w'Imana isumba byose, Faustin Mwenyemari. Dushimye Imana itwemereye kongera kugaragara hano kuri channel ya Niwe Mucyo TV Official. Dushimye Imana iduhaye ikaze hano kugira ngo tuganire ijambo ryayo hano kuri uru rubuga. Reka tuyihe ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana isumba byose, Mana ikiranuka, uri Imana ikomeye, uri Imana itavogerwa. Uwiteka waduhaye kuryama tubyuka amahoro, turabyuka biremera. Hari abasinziriye ntibakanguka, ariko twebwe waduhaye gukanguka. None rero Uwiteka, ubwo twongereyeho uyu munsi wo kubaho, duhe n'imbaraga zo kugira ngo tugire icyo tuvugira imbere yawe n'imbere y'amaso y'abatureba kubw'ijambo ryawe Mwami. Bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data nshuti z'umusaraba, reka dusome mu byanditswe byera muri Yesaya mu bice 55 uhereye ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Haranditse ngo nimushakishe Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi, umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Ku murongo wa 8 haranditse ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye.
niko Uwiteka avuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ayo ni amagambo Uwiteka yashyize ku mutima wanjye muri uyu mwanya ubwo nari ndi hano muri Gobyori ndimo nsenga. Gobyori se murayizi? Ubwo nari nihereranye n'Imana ndimo nsenga, aya niyo magambo Uwiteka mpaye kuvugira hano kuri iyi cano. Birashoboka ko aya magambo atari ubwa mbere aciye mu matwi yawe, birashoboka ko yumvise kenshi ariko akaza mu buryo butandukanye bitewe n'icyo Imana ishaka kubagezaho, bitewe n'icyo Imana ishaka kubabwira. Bene data nshuti z'umusaraba, aya magambo ni amagambo akomeye kandi akwiriye kubwirwa ab'iki gihe. Abantu barekuye Imana abenshi ntibagishaka gushaka mu maso hayo. Uko iminsi itambuka, uko iminsi ihita, Imana iri kugenda itwara umugenzi. Hari abitwara bakijijwe, hari abitwara baraguye barabivuyemo bari abakirisitu, hari abitwara ari abapagani bataramenya Imana. Shakisha Uwiteka akibasha kukwiyereka muri iyi minsi igoye umugenzi. Shakisha Uwiteka umukiranukira, wirinda ikibi n'igisa nacyo mu gihe nk'iki ngiki kigoye umugenzi. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi kuba yicaye ku ntebe y'imbabazi umunsi yayihagurutseho, ak'umwana w'umuntu kazaba gashobotse n'Imana. Rero inzira ziracyahari kandi n'imbabazi z'Imana ziracyahari. Urafite igihe cyo gushakisha Uwiteka n'umutima wawe wose, ukamushakisha wirinda gukora icyaha n'igisa nacyo, kuko nibyo Uwiteka yanga. Rero mushakishe bikitwa none, mushakishe ugifite agahe, mushakishe Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi, kuko bishatse kuvuga ngo umunsi yayihagurutseho nta mbabazi. Uwazihawe azaba yarazihawe. Mbese ukorera Imana yikorere bikitwa none, ukiranuka akiranuka bikitwa none, agifite umwanya wo gukoresha. Uko iminsi igenda itambuka, iminsi iragenda ihitana umwana w'umuntu, kandi uko igenda imuhitana, buri umwe wese ataha ukwe, agatahukana ibye, ntawe utahana iby'abandi. Rero bishatse kuvuga ngo kiranuka ku giti cyawe, ushaka Imana n'umutima wawe wose, wirinda guhemuka, kuko ari cyo Imana ishaka. Havugwa menshi akumvwa na bene yo. Nshuti y'umusaraba, aho uri urumva umutima wawe ntacyo ugushinja? Urumva udakwiriye kumushakisha? Urumva udakwiriye kumukiranukira ku gato no ku kanini? Ese Uwiteka ko ari kugenda atwara umugenzi, aho none ejo ntiyaba ari wowe? None se abaye wowe, watahukana iki n'iki Imana yazakwibukiraho? Fata umwanya wawe, urebe ibihubamo, urebe ibyubamo, urebe koko niba Imana iramutse igutwaye iri joro, cyangwa se ikagutwara mu gitondo, cyangwa se ikagutwara uyu munsi, urebe niba koko Uwiteka yagucyura amahoro. Ese aho none ntiwatahuka ufite umugayo? Hari umugayo ukuriho? Ariko nshuti y'umusaraba, ubu nteze amatwi, uracyafite amahirwe, uracyari umukandida wo guhabwa imbabazi n'Imana. Imana ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi ihora ihamagara amanywa n'ijoro ikoresheje abakozi b'Imana bakibyicayemo neza, ibwira abantu ngo nimunshakishe nkicaye ku ntebe y'imbabazi, munyiranukire nkicaye ku ntebe y'imbabazi, kuko nanjye niteguye kubaha imbabazi. Bene data nshuti z'umusaraba, reka kwivuruguta mu byaha, reka kwicangacanga mu bintu bidahesha Imana icyubahiro. Mu byo ukora byose haranira kubahisha Imana, haranira yuko Imana ihabwa icyubahiro ku bwawe, haranira yuko Imana ikureba neza mu bihe nk'ibi ngibi. Buri muntu azibarizwa ibye, ntawe uzabazwa iby'undi.
niba Imana ikubwiye kuri uyu munsi wa none ukumva ariko ukinangira amatwi ukanga kumva, Imana izakubaza impamvu yagutumyeho abahanuzi bayo ukanga kumvira. Bene data, nk'uko ijambo ryavuze ngo nimushakishe Uwiteka bigishoboka ko abona. Mu yandi magambo, hari igihe benshi tuzifuza kumushakisha tutakimubona, tumuhamagara twima amatwi kubera ko twamucumuyeho twanga kumvira ijwi rye. Ngo umunyabyaha nareke ingeso ze mbi. Mwene data, nshuti y'umusaraba, kuba Imana ikikubwira ngo ureke ingeso zawe mbi nuko yiteguye kukubabarira. Uramutse uyemereye ukayiha umutima wawe ukirinda guhemuka no kuyihemukira, ni ukuri yakugarukaho kandi ifite imbabazi nyinshi. Erega kubikubwira gutya ikagutumaho abahanuzi b'ingeri nyinshi, igaca kuri izi mbuga nkoranyambaga, nuko iba ikigufitiye imbabazi. Ntabwo yifuza yuko wazarimbuka, ahubwo irifuza yuko wazicarana nayo mu bwami bwayo bwera. Irifuza yuko uzabana nawe ubuziraherezo. Ntabwo yifuza kugutakaza. Niyo mpamvu idutuma nk'uko, kugira ngo yongere ivugane nawe mu matwi yawe, yuko ukwiriye kuyishakisha umutima wawe wose, ukareka ingeso zawe mbi zigutandukanya n'urukundo rwe, kuko ni ukuri irakicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi ni wowe itegeye ibiganza, ni wowe ishaka amanywa n'ijoro, ni wowe irindiriye ahari yenda kuba impanda itaravuga. Ni wowe ikirindiriye yuko wakwihana, nshuti yanjye. Ni wowe ikirindiriye yuko wajya mu mujyo Imana igushakamo. Ni wowe ikirindiriye yuko wakora ibyo igushakaho mu gihe nk'iki ngiki. Ngarega ibyo wibwira mu bihe nk'ibi ngibi bitandukanye n'ibyo Imana ikwibwiraho. Ushobora kwibwira ngo hari igihe njya kumva nkumva abantu baravuze ngo muri iyi si nta muntu ukiranuka ubaho. Nshuti y'umusaraba, jya umenya ibyawe, were kuzajya wita ku by'abandi, kuko uburyo abantu babanye n'Imana buratandukanye n'ubwawe. Rero wivuga ngo nta mukiranutsi ubaho ku isi. Abakiranutsi barahari, nshuti y'umusaraba. Bashobora kuba umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa 10, ariko barahari bahora bavuga ngo Imana irera. Rero kubikubwira gutya ni ukugira ngo nawe wisuzume, ahari numara kwisuzuma wikiranure n'Imana, kugira ngo umunsi yahamagaye abera nawe uzitabe. Ntabwo ishaka rero yuko yazagutakaza, kuko iracyagufitiye urukundo n'ukuri. Iyo Imana ikudutumyeho nk'uku nguku, ni ukuri nongere mbigusubiriremo, ntabwo iba yifuza kugutakaza. Ariko tekereza, Imana yakunze umwana w'umuntu, igatanga umwana wayo yakundaga w'ikinege, kugira ngo abashe kugupfira wowe, ubashe gukira, utazapfa urimbutse, utazapfa ngo uheranwe n'umwanzi Satani. Ikemera gutanga umwana wayo kugira ngo akubere incungu y'ibyaha byawe. None uracyamubabaza? Ese urumva urukundo Imana yagukunze? Ni uwuhe mubyeyi warugukunda? Bene data, nshuti z'umusaraba, tekereza aho Imana yagukuye, utekereze aho ugeze ubu ngubu. Nusanga nta kintu Imana yakoze kuri wowe, nshuti y'umusaraba, ni ukuri uyitera umugongo. Ariko kubikubwira ngo yishakisha, nukibona ko hari ibyo urimo kugenda utakaza, nukibona yuko hari inzira uri gutandukira ukazicamo kandi utagakwiriye kuzicamo, bene data, nshuti z'umusaraba, shaka mu maso h'Uwiteka. Shaka mu maso h'Imana. Kwishaka ni gute? Ni ukweza inzira zawe, ukiranuka, wirinda ikibi, wirinda guhemuka. Nshuti y'umusaraba, akugira ngo bene so baguhemukire, nawe biture kubahemukira. Bareke baguhemukire, ahubwo basabire Imana ibababarire, kuko wowe hari ingororano zawe ziba zanditswe mu gihugu cyo mu ijuru. Niba mwene so aguhemukiye, umuti si ukumugirira nabi nk'uko akugiriye nabi,
kuko wowe ntacyo wazagororerwa ugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Niba ijambo ry'Imana iyi Bibiliya dusoma ivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, nyuma yo kugeragezwa Imana izakwitura ingororano y'ubugingo buhoraho, kuko wihanganiye imibabaro, uyibamo, urashinyiriza, ukomeza kubahisha Uwiteka. Imana nayo iranezerera, iravuga ngo uyu muntu wanjye wanyubashye akagera mu kigerageza akanyubaha, akagerageza kwirinda guhemuka ngo ahemukire abamuhemukiye, ngo abiture inabi bamugiriye, nanjye nzamwitura ubugingo buhoraho. Kandi ikigeretse kuri ibyo, ngo izakwambika amakamba y'ubugingo Imana yasezeranyije abayikunze bakayinambaho. Rero igihe ni iki cyo kwihanganira ibyo ucamo, ugakomeza gusenga, ugakomeza gukiranuka. Ni ukuri ntabwo Imana izakuvaniramo. Uri mu isi, Imana ishobora kukugarukaho igahana abaguhemukiye, ukabirebesha amaso, ikabababaza, kuko icyo Imana igusaba ni ugukomeza kwihangana ukabasengera, kuko nabo hari igihe aba atari bo, ari umwanzi Satani uba wabakoresheje kugira ngo bagukure mu byizero. Kandi burya umukiranutsi w'Imana, burya niwe Satani akubitaho imijugujugu kugira ngo arebe ikivumbuka mu gakiza kawe, arebe ikivumbuka mu mutima wawe. None se ugira ngo niba Satani agukubise umujugujugu akabona havumbutsemo kwitura abagukubise uwo mujugujugu, ugira ngo ntaba abonye icyo yashakaga? Ariko ukwiriye kumukoza isoni, inshuti y'umusaraba, ukamubwira ngo nubwo bimeze gutya Uwiteka azaguhana. Bene data, nshuti z'umusaraba, Bibiliya yatubwiye ngo erega ibyo mwibwira si byo nibwira, ngo kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka arimo akubwira. Inzira zawe uri gucamo urebe yuko zidahabanye n'iz'Imana igushakamo. Rero bene data, nsoza, hari ikintu Mwuka w'Imana yongeye kunganiriza, kandi ni ikintu ngira ngo mu bihe byatambutse nigize nkibabwiraho. Imana yakinshishijemo, icyo gihe yari yansanze mu ijoro saa 9 amajije gusenga, nibwo Uwiteka yansanze arambwira ngo nkibabwire. Ariko no muri uyu mwanya numvise umwuka ambwira ngo nongere mbibutse. Mu minsi yashize narababwiye ngo hari igihe ugira ishyaka ryo gushaka Imana, ni byiza, ugafata igihe cyo kwitunganya, ugakaraba, ukisiga, ukambara, ukajya gusenga, ukajya mu materaniro y'abera, ukajya kwihererana n'Imana, ugasenga, ni byiza. Ariko hari ikintu Imana iri gushinja nanone abakoresha, abantu mukoresha abakozi bo mu ngo, n'abandi mukoresha abakozi bo muri bizinesi zanyu. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo ngutangarize yuko benshi muzakerezwa n'abakozi mukoresha, kuko benshi muri mwebwe hari abo abakozi bazabera bariyeri umunsi mwageze imbere y'Imana. Umukozi ukoresha mu rugo rwawe ashobora kuba yaraje azanwe n'Imana kugira ngo umuhindure, umwigishe iby'agakiza wakiriye, kugira ngo nawe ahinduke abe umunyago wawe, Imana izakwibukiraho. Ariko ikibabaje Imana ni uko benshi murabangaja, bakaza mu ngo zanyu mukabakoresha, ariko byagera igihe cyo kujya gusenga mugahaguruka mukagenda mukabasiga mu ngo zanyu. Hari n'abo ngo basaba impushya zo kujya gusenga, ariko abenshi ntimubaha uburenganzira, abenshi mukanabacyurira, mukababwira ngo uzi usaba akazi ntabwo ako kujya gusenga, utaye urugo rwanjye karimo. Abenshi mukabazitira. Ariko bene da, reka mbabazi, niba ufashe ibihe byo gusenga, umukozi wawe akakubwira ati reka tujyane, cyangwa se mu gihe runaka akakubwira ati najyaga nsenga aho narindi, none mwampaga hushya nkajya gusenga. Iyo umuzitiye
uba wumva umugiriye neza, uba wumva Imana itazabikubaza. Gufata umunsi umwe mu cyumweru ukamurekura akajya gusenga, urumva wabangamira imikorere yawe nawe mu rugo rwawe cyangwa muri bizinesi yawe. Ariko Imana ikavugana namwe bene data ngo murafitanye urubanza n'Imana, murafitanye urubanza n'Imana. Niba ugiye gusenga, yego wenda birashoboka ko utasiga urugo rwonyine, ariko mujye ibihe nawe umubohora ajye gusenga. Nawe ni umwana w'Imana, nawe akeneye Imana ushaka nawe arayikeneye, ijuru ukeneye nawe ararikeneye. None se urumva numuzitira ejo akarikwamo n'imbaraga mbi, Satani akamwarikamo. Dore ko abenshi baba bari ku buhanga bw'ubutetsi. Niba atetse ibiryo hakagira umushoka akaguhumanya, kandi yagakwiriye kuza mu nzu y'Imana cyangwa se akihererana n'Imana, Imana ikaganira nawe ikamwumvisha yuko akazi akora ariyo yakamuzanyeho kandi akwiriye kugakora neza kugira ngo Imana izamuhe ingororano. Harya ubwo nadahura n'umwigisha, dore ko tujya mu nsengero gutyaza ubwenge, Mwuka Wera ngo amuhishurire amubwira ati nyamara kiriya kintu barimo bagushuka ntabwo ari cyiza, nugikora uzabura ubugingo. Azahurira he nabyo umuzitira? Azahurira hehe atahuye n'umwigisha ngo amwumvishe yuko ibyo bintu atari byiza? Ariko muraho, nyamara hari benshi muhumanywa kubera ko abenshi muba mwanabuze n'ubwenge. Ariko mviriza icyo Imana iri kuvuga. Mwene data, nshuti y'umusaraba, niba ufashe igihe cyo kujya gusenga no kujya gukora umurimo w'Imana, uri umuririmbyi mu nzu y'Imana yitiriwe izina ry'Imana, uri umupasiteri se simbizi, cyangwa se uri umukristo bisanzwe, ariko umviriza iki kintu. Imana yambwiye ngo Imana ushaka ni Imana y'ababosi, ni Imana y'abazamu, ni Imana y'abakozi bo mu rugo. Ntabwo Imana ari Imana yawe wenyine, ni Imana ya twese. Ni Imana ukwiriye gushaka, ariko n'umuzamu wawe akayishaka. Ni Imana ukwiriye gushaka, ariko n'umukozi wo mu rugo akayishaka. Rero umubohore, niyo yakubeshya kwaka uruhushya akajya akigira mu bindi, ariko niba gusabye uruhushya rwo kujya gusenga, rumuhe inshuti yanjye, utazagibwaho n'urubanza kuko nagenda agakorera amabara iyo hirya iyo. Ibyo ntibikureba, bizareba we kuko we icyo wakoze wamuhaye uburenganzira. Noneho abakozi badasenga mu ngo zanyu ukaba usenga, nshuti y'umusaraba, fata igihe cyo kumutoza gusenga, kuko ahari byazakubera umunyago, Imana ikazabiguheramo umugisha. Kuko numutoza gusenga ukamutoza Imana akanga kumva no kumvira, ntabwo Imana izakubaraho urubanza. Kuko aho uri hose uri umukozi w'Imana. Muri biro zawe, muri bizinesi zawe uri umukozi w'Imana. Mu rugo rwawe uri umukozi w'Imana. Ubwo ndimo ndavugana n'abantu mufata igihe cyo kujya gusenga, mwe mwihererana n'Imana, babosi namwe babosi kazi, nshuti z'umusaraba, musengera abakozi banyu bo mu ngo, kuko Imana irimo kumbwira yuko abenshi nimutababera amaso ngo mubasengere. Ubwo icyo nshatse kuvuga mwacyumvise. Tubonye benshi Satani acamo bagahumanya abana, bagahumanya ingo, ariko rero nimutabasengera ngo mubabere maso, nshuti z'umusaraba, ibizabanduza bizaba byinshi, ibizabananiza bizaba byinshi, ibizatuma bakora amahano bizaba byinshi. Ariko nimubarekura bakajya gusenga, mukajya mufata umwanya mugasengana nabo, hari ibizagenda, hari ibizigirayo, hari ibizahigama.
kuko abangaba barimo abakandida b'ivugabutumwa ry'Imana, harimo abakandida b'Imana. Inshuti z'umusaraba avugwa menshi akumvwa na bene yo. Icyo Imana yambwiye ngo buri muntu wese yikontorore mu mutima we, arebe niba ntaho abera umukozi we akoresha, niba nta hantu amubera igisitaza, kuko numuzitira uzamubazwa, ariko numubohora akagenda agakora ibindi, inshuti y'umusaraba nta rubanza. Nawe urabizi ko ubanye n'umukozi. Ikindi Imana irimo kuvuga, abakozi ntabwo ari imashini mukwiriye gukoresha mu ngo zanyu kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo. Nawe akwiriye kuruhuka nk'abandi. Ukwiriye kumufata nk'umwana wawe mu rugo. Hari abantu mufata abakozi banyu mukabafata nk'atari abantu nk'abandi mu rugo, donc bagahinduka nk'ibipondesho mu rugo, ku buryo buri kintu cyose wumva yuko azagikora mirere na mirere, nta n'ikintu ukwiriye no kumufasha. Jya umenya ko ari umuntu nkawe. Hari urugo rumwe nigeze kujyamo, nigeze mbibahamo urugero. Baratwakira, icyo gihe twari tugiye gusengerayo umuntu wari urwaye, ariko tugezeyo dusanga ibiryo abakozi barya sibyo abo mu rugo barya. Dusanga babatekeye, donc ubwabo babategetse guteka ubugari kugira ngo barishe isosi y'inyama. Bo noneho abo babosi ni ukuvuga ngo twagezeyo, kuko ntabwo ndi buvuga aho ariho kugira ngo mutabibona ukundi kuntu, si byiza gusisereza, ariko tugezeyo baratwakiriye pe, twasanze baduteguriye buri kimwe cyose n'ibindi ntiriwe mvugira aha. Ariko abakozi bari babiri bo mu rugo, hari umuzamu ubaho mu rugo, ndetse hakaba n'umukozi ushinzwe gutunganya amasuku, akaba ashinzwe no guteka. Noneho ni ukuvuga ngo abo bakozi barya ubugari kuva ku wa mbere kugeza ku wundi. Ibaza abantu bakeneye Imana yuko ibatabara ikabakiriza umwana wari urwaye. Mu by'ukuri duteruye isengesho, Uwiteka yaravuze ngo ni njyewe ubazanye aha ngaha, mubabwire yuko impamvu uyu mwana yarwaye ari uko bamfatira abakozi banjye nabi, ntabwo babafata nk'abana. Noneho Uwiteka araduhishurira atubwira ngo jya mu gikari urebe ibiryo muri kurya, urebe nabo ibyo bari kurya. Nshuti, nagiye hanze nk'umuntu ugiye kwitaba telefone. Ngeze hanze koko nsanga abakozi barimo kurya ubugari n'isosi ndetse n'ibishyimbo nduguyanga. Umviriza icyo kintu. Kandi ni Kristo b'imbere, babandi bajya gusenga ku cyumweru bagaterana, igihe cy'amasengesho bagaterana, yemwe no kwitanga n'ibyo baritanga mu rusengero, ariko bakabuza umutekano abakozi bo mu rugo. Ngaho ibitutsi utabasha no gutuka umwana wawe, urabihurutuye ubikubise umukozi. Nta kwirirwa mvugira aha ngaha. Imana irangije iratubwira ngo mugiye gusengera uwo mwana ndamukiza, ariko musige mubabwiye yuko uhereye uyu munsi aba bakozi bakwiriye kubafata nk'abana mu rugo, kandi ikindi bakajya bakababohora bakajya bajya gusenga. Kuko harimo umwe, ubwo yatubwiraga umukobwa umwe wari urimo, yaje muri urwo rugo kubera ubuzima bubi yahuye nabwo, aza yari umuririmbyi,
ageze aho ngaho ngo abasaba agahushya ko kuba yasubira muri korari, ariko barakamwima. Bamubwira ko atari ko kazi yaje asaba, baramuzitira. Kandi uwo mukobwa Imana yari yarateguye kuzamukoreshamo umukozi ukomeye, ibanza kumucisha mu baririmbyi kugira ngo abe muri korari nyine nawe ajya atanga impano yo kuririmba, ariko barangije baramuzitira. Kandi Imana yari yamuzanye aho ngaho kugira ngo bamubere umugisha, barangije rero bamubera igisitaza. Iratubwira ngo mugiye kumusengera, ariko mubabwire yuko umwana Imana ikimara kumukiza bakwiriye kubohora uwo mukozi akajya ajya gusenga, kuko Imana ishaka kuzamukoresha ibikomeye. Ngayo nguko turamusengera arakira. Turangije tubabwira icyo Imana itubwiye, barihana kandi bavuga yuko n'Imana yigeze kubasanga mu nzozi ikabibereka, ariko ntibabyiteho. Rero ibi mbivugiye kugira ngo nawe urebe uruhande urimo, urebe niba utarabereye igisitaza umukozi wawe. Erega iyo mvuga abakozi bo mu ngo, namwe mufite bizinesi, hari abo mukoresha abakozi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi, adashobora kubona umwanya nawe wo kujya gusenga. Bene data nshuti z'umusaraba, avuga menshi akumvwa na beneyo. Niba ufite amatwi yumva, ukwiriye kureba icyo ukwiriye gukora mu gihe nk'iki kugira ngo abakozi mukoresha batazababera bariyeri. Ndasoje, ariko nsoje nkubwira ngo ba maso mu misengere yawe, urebe niba uko uri gusenga nta wundi ubereye igisitaza hirya ye. Nusanga hari abo ubereye igisitaza, ubabohore, kuko nabo bakeneye Imana nk'iyo ukeneye. Nongere mbisubiremo, ibyo Imana yavuze, yambwiye ngo mbabwire ngo ni Imana y'ababosi, ni Imana y'abazamu, ni Imana y'abakozi bo mu rugo. Ntabwo ari Imana y'ababosi gusa, ntabwo ari Imana mukwiriye kwiharira mwebwe ubwanyu, kuko ukwiriye gushaka Imana nawe akayishaka. Bene data nshuti z'umusaraba, hari abacirizwa mu kuyihimbaza, hari abacirizwa bareka ingeso mbi bakoraga mu ngo z'abashebuja, yuko yahimbaje Imana, Imana ikamusanga ikamubwira ngo biriya wakoraga bireke, ibi watwaraga bitari ibyawe bireke, kuko ngambiriye kuguha umugisha. Ndasoje. Bene data nshuti z'umusaraba, reka mbasengera Imana mwebwe mwankurikiye, Imana irusheho kubashoboza, kuko ku bwanyu ntabwo mwabyishoboza. Data wa twese, Imana ikiranuka, Imana nyembaraga, ndagushimiye yuko umpaye mesaje yawe ngo nyigeze ku bantu, kandi nkaba nyibagejejeho. Nyemerera abayumvise Uwiteka bashoboze gushyira mu bikorwa iby'iri jambo, by'iyi mesaje. Kandi Uwiteka nukuri ubohore abari baboshye. Nsengeye buri muntu wese ugambirira gukora ibyiza ariko akisanga mu bibi, Uwiteka ngo umuhe imbaraga, kuko ku giti cye atabyishoboza. Mbisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana nabe muri mwe.